gusuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Iyo mvuze ko umuvugabutumwa bwiza mushatse kuvuga ko hari n'ubundi butumwa butari bwiza. Ubutumwa bwiza nubwo wumva wari ufite nk'ikibazo ariko bukaza buguhumuriza, buguha igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Ikibazo rero nyoko umuntu yose ufite, umuntu wese aho ava akagera aba yibaza amaherezo ye ayahe, aba yibaza ese nyuma y'ubu buzima bimeze gute, kuko byanze bikunze ababona abantu bavuka bagapfa nk'uko biri bivuga n'ubundi ngo abazima bose bazi ko bazapfa. Iyo rero utegereje kuzapfa wibaza uzagiye he, bizagenda gute, byanze bikunze mu mutima w'umuntu hazamo kwibaza ibya nyuma y'ubuzima ibyo ari byo. Mu by'ukuri rero iyo umuntu amaze kumenya ko nyuma y'ubuzima hariho kubaho neza no kubaho nabi, hariho gucirwaho iteka, kurimbuka, hariho no kubana n'Imana mu mahoro by'iteka ryose, usanga muri wowe hajemo ko washakisha uburyo wazabana n'Imana mu buzima bwiza bw'iteka ryose. Ariko ikibazo kiza kuba inzira abantu banyuramo batekereza ko yabageza nyine ku Mana. Nicyo kibazo gikomeye, kuko Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 10 usoma 40 ihambere ibanza, arababwira ngo icyo umutima wifuriza Abisiraheli bagenzi banjye ni uko bakizwa, ni ukubera ko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko mu byatumye bihimbira ukwabo gukiranuka, bityo baba basuzuguye gukiranuka kw'Imana. Icyo rero navuga ko ari ikintu gikomeye. Umuntu ashakisha uburyo yaba atunganya Imana ariko ntamenye inzira Imana yanyuzemo cyangwa se yakoresheje kugira ngo itunganye abantu cyangwa se igire abantu intungane cyangwa se bagire abakiranutsi, aho ugasanga umuntu yihimbiye ubwo buryo bwo kwigira umukiranutsi ngo bigatuma asuzugura gukiranuka kw'Imana, ariko reka mvuge ngo bikanatuma atagera nyine ku butungane Imana imwifuzaho. Niyo mpamvu umuntu aba yitwa umukristo ndetse amaze igihe kinini yarayobotse idini cyangwa se itorero rye, ariko ugasanga n'ubundi afite ubwoba mu mutima, arumva azarimbuka, ntazi iyo ava, ntazi iyo ajya. Bibiliya muri Yohana 3 mu gice cya Yohana itwereka umugabo witwa Nikodemu wari umaze igihe kinini aho mu idini ndetse ari n'umwigisha muri ryo, ariko atazi nawe icyamugeza mu ijuru, ku buryo ngo yagiye gushaka Yesu yihishe. Aramubaza ati mwigisha, nakora iki kugira ngo nzaraga ubwami bw'Imana? Biratangaje kuba umuntu yari igisapotere, yarize simbizi amazina akomeye, aba umuyobozi w'abandi, ariko nawe mu mutima we atazi ibanga, atazi hasabwa iki kugira ngo nzajye mu ijuru. Yesu akomeje kumusobanurira ibyo kuvuka ubwa kabiri atari kubyumva. Yesu yaramubajije atari ku bundi ni gute wigisha abandi nawe utazi icyo kintu? Mu yandi magambo ubundi nta n'ikindi abantu bakwiriye kumenya gifite agaciro uretse kumenya uburyo bajya mu ijuru. Ibyo kwirirwa bahanurira ubutunzi bw'isi nyine iby'isi kandi bizarangira, ariko ibanga rikomeye, ikintu gikomeye abantu bakeneye no kumenya ngo ese najya mu ijuru nte, byaca mu yihe nzira kugira ngo nzajye mu ijuru. Inshuti zacu rero, niyo mpamvu twagize umutwaro ku mutima wo kubwira abantu inzira imwe gusa Imana yagennye ihesha abantu ubugingo buhoraho. Ubundi
baciriweho iteka mu mitima yabo ni igicumuro cy'umuntu, nk'uko biri bivuga mu Baroma 5:18 na 19, mu igicumuro cy'umuntu mu cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Ntabwo abantu bacirwaho iteka ku bw'umubare w'ibyaha bakoze, ahubwo twese burya twanduriye muri Adamu acumuye ku Mana, twese twari ducumuye, twese twari twanduye, twese twari turiye kuri cya giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, kuko niwe mukurambere, niwe mukurambere Imana yaremye, ariko iremeye n'inyoko muntu yose. Ni ukuvuga rero ko akiriyeho nawe twari tukiriyeho, ariko Imana iramubwira ngo umunsi ukiriyeho no gupfa uzapfa. Burya natwe twari tuririye muri we, ariko tunapfiriye muri we, twari twakojwe gupfa by'iteka cyangwa se kurimbuka, gutandukanywa n'Imana, tukababazwa by'iteka ryose. Hanyuma rero navuga ko mu by'ukuri abantu bajya batekereza ko baramutse birinze gukora ibyaha bakaba abantu beza b'inyangamugayo muri sosiyete bajya mu ijuru, ariko ni ukutamenya ko n'ubundi baciriweho iteka bataramenya gukora icyiza, bataramenya no gukora ibyo byaha batekereza. Niyo mpamvu umuntu akubwira ati umuntu atangira kuba umunyabyaha ageze ku myaka 7, abandi 10, abandi 10, n'abandi 12 gutyo simbizi, ariko ntabwo ari byo. Dawidi aravuga muri Zaburi ya 51:7 ati mu byaha niho mama yansamye, ati dore nari mama gukiranirwa. Umuntu avuka gutyo, avuka aciriweho iteka, avuka ari umunyabyaha ndetse anatandukanijwe n'Imana. Zaburi 58:4 kavuga ngo umunyabyaha atandukanywa n'Imana akivuka. Umuntu rero avuga akatiwe, kandi akatiwe kurimbuka, akatiwe gucirwaho iteka. Ntabwo umuntu azacirwaho iteka ko umubare w'ibyaha runaka yakoze, ahubwo umuntu ni mubi ku bw'akavukire, umuntu ni mubi akomoka kuri Adamu ari mubi, ahubwo yakuze agenda yibonaho ibyuririzi by'ubwo bubi, ibimenyetso. Ibyaha umuntu akora ni ibimenyetso by'ububi avukana kuri Adamu. Ntabwo ibyo byaha byo bimugira mubi, ahubwo ibyo byaha ni ibimuhamiriza ububi bwe. Nuko icyo rero nicyo nyamukuru Imana iziza abantu, ntabwo ari ibindi. Hanyuma Imana ishimwe kuko ntabwo yaturetse ngo turimbuke gutyo, kuko urumva ko icyo wakora cyose n'ubundi bubi bwawe bukurimo, ni ya kamere yawe uvukana. N'umunyarwanda yavuga ngo kamere ipfa nyirayo yapfuye. Ni kamere yawe nyine, ni kuvuka, ni kumeze, niko umuntu wese aremena, aremanye ubwo bubi nyine, akomora kuri Adamu. Nuko niyo mpamvu bivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana urumva ko ni amagambo ari mu Baroma 3:23, ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Urumva iyo bavuga bose, wowe urimo, nanjye ndimo, n'undi wese arimo, kandi igikomeye kirimo ubwiza bw'Imana. Urumva ko ntabwo ari ubwiza bw'abantu Imana yashakaga, ahubwo yashaka ubwiza bwayo. Ubwiza bwayo rero ni ubwiza butagira icyaha na kimwe, ni ubwiza butagira icyaha, nibwo bwiza bw'Imana. Uramutse ugerageje kuba inyangamugayo, umuntu mwiza abantu bemera muri sosiyete, ubaye umwiza cyangwa se ubaye mwiza nk'umuntu, ariko ntabwo ubaye mwiza nk'Imana. Icyo rero navuga ngo cyumvikane neza. Yesu bigarukaho muri Luka 10:15 akavuga ngo mwebwe mukunda kwigira beza imbere y'abantu, ariko Imana iziba mu mitima yayo, kubera ko icyogejwe imbere y'abantu ni kizira imbere y'Uwiteka. Ufite icyo nicyo kibazo gikomeye, icyo ni Imana iziza abantu, nuko ukuntu umuntu ameze imbere. Niyo yagerageza kuba mwiza mu buryo bw'abantu, ariko agomba kuba ikizira imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe rero ko nicyo yagishuye, kuko ahari navuga ari ryo pfundo ry'ibintu byose, kuko utamenya n'ikibazo cyabereye ntabwo bishobora kuba wabona igisubizo cyacyo. Abantu rero bagerageza gukosora inyuma, bakagerageza koza inyuma. Niko Yesu yabwira Abafarisayo ngo mwebwe muzi imbere y'igikombe, bakurita muzi inyuma y'igikombe, ngo kandi imbere ari umunuko. Muri muzi imbere nibwo inyuma haza
abafarisayo ngo bameze nk'ibituro bisize imva, inyuma bakaba basizeho ibituro bisize ingwa plutôt, inyuma bakaba basizeho ibara ry'umweru, irangi ry'umweru, hadekoye hameze neza, ariko imbere harimo amagufa anuka. Urumva ni ikintu gikomeye abantu bose bakwiriye kumenya, bakamenya ko ubu bituregwa n'Imana n'ubu bitwavukanye, ariko n'ibyo twibonaho inyuma dukora bibi byose n'ubundi biva kubwo bubi tuvugana kuri Adamu, kandi ikimana tuziza n'ubwo bubi nyine twakomoyaho, ndetse tuvuka dukatiwe, tuvuka duciriwe iteka, tuvuka turabukurimbuka, tukavuka mu by'ukuri tutakosora ibyo bintu, kuko ni ibintu biremanywe natwe, niko twaremwe, tumeze niko twavuze, tumeze niko twakomotse kuri Adamu, tumeze. Icyo nicyo kibanze umuntu wese akwiriye kumenya. Yesu avuga umwuka we yaravuze, umwuka we naza azatinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeze ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Urumva icya mbere umwuka we akwiye kukwemeza n'iby'icyaha. Mbere y'uko umenya ibyo gukiranuka, ntiwamenya uburyo wakiranuka n'Imana utamenya icyo mupfa. Ibyo ni ryo banga. Navuga ko natwe aricyo twifuje gutsindagiraho, icyaha n'izina n'ikibi. None ikibazo rero nako gikomeye nuko urumva igiti twareyeho n'icy'ubwenge umenyekanisha ikibi n'icyiza, bisobanura ko ari ikibi ari cyiza umuntu akora byose ni bibi, kubera ko biva ku giti kimwe. Urumva ko umugabane w'icyaha ufite ibintu bibiri, ni ukuvuga ngo harimo ikibi harimo n'icyiza. Iyo ukoze icyiza rero n'ubundi kivuye muri wowe n'ubundi ni kibi, n'ikibi rero nyine nacyo kikaza kuba kibi, ariko abantu batekereza ko umugabane umwe gusa w'ibibi bakora ari byo byaha. Hoya, igiti twariyeho twawujijwe n'Imana ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Ni ukuvuga ngo ikibi wakoze ni kibi nyine, n'icyiza wakoze nacyo ni kibi, kubera ko igiti bivaho ni kimwe. Yesu rero avuga ngo ntabwo igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Urumva icyiza wakoze ni icyiza imbere y'abantu, ariko ni kibi n'ubundi imbere y'Imana, kuko ubwenge bwo gukora ibyo, ubwenge wabukomoye kuri cya giti yari yakubujijeho. Muri ayo magambo, wakoze ibyiza mu bwigomeke, wakoze ibyiza mu gasuzuguro, wakoze ibyiza mu kutumvira Imana. Nkavuga nti rero abantu bihana ko nabeshye nagize ntya, ariko gufasha abakene n'ibindi tuba twakoze byiza nyine dukwiriye no gukora nyine mu buzima bwa buri munsi, tugatekereza ko byo ahari Imana ibona nkaho byaduhesha kujya mu ijuru. Byohoye nabyo ntabwo ari byo, kuko muri Matayo 7 guhera kuri 20 kumanura gutyo niba batubwira uburyo bazaza bakabwira Yesu ati twakoze ibi n'ibi mu izina ryawe, twakoze ibitangaza, ababwira ngo nimwumve imbere mwakoze ibi ntabwo mbazi n'ubwo nigeze kubamenya. Nshatse kuvuga ko ibyo twita byiza dukora mu buryo bw'abantu, Imana ivuga ko ari ubukozi bw'ibibi. Imana ivuga ko nabyo ari bibi, ko itabiheraho ngo itwemere hashingiye ko turi babi. Ngo simbazi nta nubwo nigeze kubamenya. Urumva rero ko mu by'ukuri dukwiye kubanza kumenya icyo Imana tuziza icyo ari cyo, hanyuma twamara kumenya ko ari inkomoko y'icyaha, ko ari iyo kamere y'icyaha tuvukana, ko ari ubwandu bw'icyaha tuvukana bumeze nka virusi. Burya umuntu afite virusi ya sida muri we, akayibonaho ibyuririzi wabivuze ejo bikagaruka. Burya ikibazo ni mu maraso imbere, ikibazo ni ubuzima bw'imbere, ntabwo ikibazo ari iby'inyuma. Umuntu akagerageza gukosorera inyuma, nyamara imbere n'ubundi bikaba bicika. Ndavuga nti rero ku icyo numvaga ntabura kugitsindagira, numvaga ntabura kuvuga icyo Imana ituziza, n'ubwo bwandu bw'icyaha, niyo nkomoko, niyo kamere y'icyaha, n'ubwo buzima bw'icyaha dukomora kuri Adamu. Nicyo gituma abantu bazayagiramo, ntabwo ari umubare w'ibyaha bikomoka ku icyo, kuko ibindi byose biza ari ingaruka, ariko umuzi nyirizina ni icyo. Ubwo rero navuga ko utaha tuzakomeza tureba ese ko ari uko umuntu yavutse, ko ari uko umuntu yisanga ameze, akaba atanabihindura uko yabigenza kose, nubwo yaba inyangamugayo. Cyakora nkavuga ngo ni byiza nyine kuko iba ari inyangamugayo, ariko ntitubyitiranye n'icyaduhesha kujya mu ijuru.
tuzaza turi kureba rero ubutaha ese noneho ugaruka bimeze ubwo icyaha ari njye n'imiterere yanjye yose nuko navutse kose meze noneho nakora iki, nsabwa iki, naba mwiza nagaragara neza nte imbere y'Imana, niba muri njye ari habi, nimba ariko mvuka, niba muri njye bitabamo, noneho byava hehe. Ndabashimiye rero ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu, mukagira umwete wo gushakisha aho ibiganiro byacu biri ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mubashe kumenya ukuri. Yesu yavuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabatura. Hanyuma ubwo utaha tuzavuga noneho ku muti w'iyo kavukire mbi, ku muti w'iyo nkomoko yacu mbi,